umva ukuri ntugasambane. Iri ni itegeko rya 7 ryanditswe mu Kuva 20:14. Ibindi byaha byose mwene muntu akora muzasoma mu Bakorinto ba mbere igice cya 6:18 ngo byose bikorerwa inyuma hanze, ngo ariko usambana ngo abakoze icyaha gikomeye kuruta ibindi, ngo kuko abakoze icyaha cyo mu mubiri we. Iki cyaha cy'ubusambanyi nicyo cyatumye Sodomo na Gomora birimbuka. Aya makuru muzayasoma mu Itangiriro igice cya 19. Isodomo ni Gomora abagabo barambiwe gusambanya abagore, nuko abagabo badukira abandi bagabo baratingana birakomera. Icyo cyaha kibabaza Imana irimbura Sodomo na Gomora. Uyu munsi wa none icyo cyaha kirakorwa birenze iby'Isodomo na Gomora. Umugabo n'umugabo barashyingiranwa, umugore n'umugore barashyingiranwa, abagome bafata utwana, abandi barongora inyamaswa, inganda zirakora ibikoresho abantu basambanisha, umusambanyi yitaweho yashyiriweho uburenganzira, abagore barakorwa mu nganda, abagabo bagakorwa mu nganda, ku buryo umuvuzeho hari amategeko abiguhanira bitewe n'isi ihaye agaciro icyo cyaha cy'ubusambanyi. Umva ukuri ntugasambane. Bana b'Imana, hari ubwoko butandukanye bwo gusambana. Reka tuvugemo buke. Ubwa mbere, umuntu ashobora gusambanisha indoro. Byanditse mu Migani igice cya 6:25 ngo ntukunde ko maraya akwicira ijisho. Hari uko batereka amaso, hari uko bayarehesha rubanda maze bakagwa mu busambanyi. Ubusambanyi bwa kabiri ni ijwi. Byanditswe mu Migani igice cya 6:24 ngo gushyeshya k'ururimi rw'umunyamahangakazi. Nimusoma kandi no mu Migani 7:5 nuko handitse ko maraya ngo ashyeshyengesha akarimi ke. Ako karimi karyoherera kareshya niko kabyutsa irari ry'abarifite. Binanditse kandi muri Yeremiya igice cya 13:27 ahanditse ngo ibizira byawe, ubusambanyi bwawe n'ijwi ryawe ry'ubusambanyi. Ijwi rero naryo rishobora kubarwa mu busambanyi. Uburyo bwa gatatu ni ukwikinisha. Abasoma ibitabo muzabisoma mu gitabo cyitwa The Appeal to Mothers cyangwa se guhamagarwa kw'ababyeyi. Handitse ko abantu bikinisha nacyo ni icyaha cy'ubusambanyi. Nubwo byemewe muri sosiyete ariko ni icyaha nk'ibindi, gitera indwara nyinshi zose ndazivuga, ariko iya nyuma bitewe no gutakaza umunyu wa zinc ku bakora icyo cyaha, ugikora asoza asaze, kandi abantu benshi bagikora ubwenge bwabo bwararimanganye. Uburyo bwa kane bw'ubusambanyi ni ukwifuza. Muri Matayo 5:27 Yesu aravuze ngo nureba umugore w'abandi akamwifuza mu mutima we, nawe aba amaze gusambana nawe. Mu Migani 3:25 ngo we kwifuza ubwiza bwa maraya mu mutima wawe, kwifuza nako no gusambana. Uburyo bwa gatanu ni ukureba ibibi. Abareba za pornography, abategera amatwi indirimbo z'amaryoshyo y'urukundo, abo bose kureba ibibi no kumva ibibi, ibyo byose ni ubusambanyi kuko bibyutsa irari. Uburyo bwa gatandatu ni imyambarire. Muzasoma Abakurambere n'Abahanuzi 308 urupapuro rwa 308 ahanditse ko iyi myambarire y'abantu bagenda banitse ingingo zabo ziteye isoni nabyo bibyutsa irari ry'abandi, nabyo ni ubusambanyi. Noneho bana b'Imana, uburyo bwa nyuma nubwo hari ubundi bwinshi, hari ugukoranaho nta mpamvu. Byanditse mu Migani 6:29 ngo ukora ku mugore wa mugenzi we wese ntazabura guhanwa. Noneho Hoseya 4:11 gusambana si uguhemukira Imana gusa, ahubwo haranditse ngo ubusambanyi bwica umutima, nawe uba wiyiciye umutima. Rero bavandimwe ntugasambane.